nabonye byinshi kandi nabonye byinshi. Ndabakiriye rero neza ku Ijwi Rishya TV vugira muri Western Australia kuri channel ya YouTube, muri kumwe na mugenzi Paiko. Ndagira ngo mbabwire ngo mukore subscribe kugira ngo muzajye mukomeza gukurikira ibiganiro byacu byose tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi nagira ngo tugaruke ku ifaranga rya CBDC. Ifaranga rya CBDC rero ntago turi buri vimuzingo neza, ariko mu kindi gice tuzafata igihe cyo kuri basobanura byimbitse uburyo rikora n'uburyo rizakoreshwa mu Rwanda muri rusange. Ku byerekeranye n'iri faranga koranabuhanga rero, kuri uyu wa mbere tariki ya 18 Ugushyingo 2024 nibwo guverineri wa banki ya banki nkuru y'u Rwanda yasubizaga ikibazo cya evode cyerekeranye na CBDC. Ibi rero bikaba byagarutsweho ubwo hamurikwaga raporo y'ibikorwa bya beneri by'umwaka wa 2023-2024 ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi. John Rwangombwa rero asubiza iki kibazo cya senateri Evode yabwiye imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ko u Rwanda rugeze kure imyiteguro yo gutangira gukoresha ifaranga ry'igihugu ry'ikoranabuhanga rizwi nka CBDC cyangwa se Central Bank Digital Currency. Guverineri Rwangombwa rero yasobanuye ko inyigo ya mbere igaragaza ko ari ngombwa ko hashyirwaho CBDC yarangiye, ndetse ko igaragaza ko bifite ishingiro ndetse bishobora gukorwa. Guverineri John Rwangombwa rero yagaragaje ko nyuma yo gukora inyigo, beneri yagiranye ibiganiro n'abantu, ibigo n'inzego bitandukanye ibagezaho byagaragaye ku buryo raporo yamaze gushyikirizwa guverinoma y'u Rwanda. Ikindi kandi yashimangiye ko kandi hazatangira gukora igeragezwa harebwa imikorere y'iryo faranga koranabuhanga rya CBDC. Avuga ko hari urugendo rushobora gufata nk'igihe cy'amezi 18, aho ngo nibura muri 2026 ngo ryaba ryatangiye kugeragezwa mu baturage harebwa uburyo bw'imikoreshereze yaryo. Icyakora ngo nubwo u Rwanda rugeze kuri uyu mushinga, abagenerwabikorwa ngo b'Abanyarwanda n'abandi bakenera serivisi za beneri ngo ntibarasobanukirwa neza icyo iryo faranga aricyo, uko rizakoreshwa n'ibindi. Nk'uko bigaragara ku rubuga rwa beneri, ngo zimwe mu mpamvu z'ingenzi zatuma u Rwanda rukoresha CBDC ngo zirimo kuba ngo igihugu gishaka kudanangira ubwirinzi ku biza byagera ku rwego rw'imari, kongera udushya n'ihangana ku isoko mu rwego rw'imari. Izi mpamvu rero kandi ngo ziyongera kuzijyanye no gutanga umusanzu ku cyerekezo cy'igihugu ngo cyo kugira ubukungu bushingiye ku buryo bwo kudakora ku mafaranga cyangwa se icyo bise cashless, no kunoza serivisi yo kwishyurana byambukiranya imipaka. Navuga ko rero ngo nubwo inyigo zigeze kure ndetse raporo ikaba yaramaze gushyikirizwa guverinoma y'u Rwanda, ngo bizasaba ko beneri ikusanya ibitekerezo by'abaturage ku mpamvu zitandukanye, ngo zirimo iyo kumenya uko bumva iri faranga koranabuhanga n'icyo baritegerejeho. Bikazafasha rero ngo beneri mu gukora ubusesenguzi butomoye mu kwemeza ko ngo ryakoreshwa. N'ubusesenguzi rero burebana n'ikoranabuhanga, amategeko n'amabwiriza, amahirwe ndetse n'ingorane birebana na CBDC. Ngo ibi rero bizakorwa kubera ko ifaranga ry'u Rwanda ngo rizagira ingaruka ku buryo amafaranga akoreshwa mu buzima bwa buri munsi, ngo bityo bigasabwa ko higwa neza kugira ngo cyangwa se iyi nyigo yigwa neza kugira ngo hatazagira icyangirika. CBDC ku batarisobanukiwe, cyo nababwira rero nuko ari ifaranga rikozwe mu ikoranabuhanga rizajya ritangwa na beneri nk'uko bikorwa ku biceri n'inote. Rishobora rero gukoreshwa mu baturage, abacuruzi ndetse n'amabanki. Ikindi kandi iri faranga rishobora gukoreshwa n'abaturage mu buryo bwa rusange cyangwa rigakoreshwa n'amabanki gusa. Ibi rero bikaba bizwi nka wholesale mu mvugo z'amabanki. Abenshi bacyumva iri faranga rero agatima kahise gakubita ku mafaranga y'ikoranabuhanga azwi nk'ibisanishwa faranga cyangwa se cryptocurrency. Rero uyu munsi ntago turi buvuge wenda kuri iyi cryptocurrency cyangwa se CBDC mu buryo bwimbitse, ahubwo tuzabagarukira kuri iri faranga ry'ikoranabuhanga rya CBDC
CBDC mu kiganiro gitaha, tunabereke cyangwa se tunabagereranyirize n'ifaranga rya cryptocurrency, tubereka uburyo byombi bikora cyangwa se n'uburyo u Rwanda ruguteganya kuba rwakoresha rino faranga ry'ikoranabuhanga rya CBDC. Murakoze rero, mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Ijwi Rishya TV bagezaho. Mwari kumwe na mugenzi Paiko hano muri Western Australia, aho mudukurikiranira kuri chaîne ya YouTube. Mugubwe neza na hejo.